Yes, reka mbasuhuze mbaye ikaze mbifurize kugubwa neza mwese mukurikiye Umusanzu TV. Nge unyite Mirason cyangwa unyite Theo niko tubanye. Genda nkugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye umunsi ku munsi hano kuri iyi channel ushobora kungukiramo by'umwihariko urubyiruko ndetse n'undi wari wese ukurikirana imbuga nkoranyambaga ariko mu buryo bwubaka. Wakurikirana ibiganiro byacu ukagenda ubyungukiramo ubutumwa bugiye butandukanye. Twakira abatumirwa bagiye banyuranye umunsi ku munsi, ariko kuri uyu munsi uwo nakuzaniye ni umutumirwa ubona ko nyine ni urubyiruko, numwe mu bashobora kwinspiringa urubyiruko binyuze mu kiganiro cye. Ibyo turi buganire, ibyo turi buvugane, hari urubyiruko abenshi bagomba kugira icyo bungukiramo. Reka rero nkwakire utangire wibwira abadukurikiye. Meze neza ariko? Meze fresh. Okay, uratangira wibwira abadukurikiye ese ubundi amazina ninde, uri muntu ki, hanyuma tugende tuganira nyine. Yeah, of course, amazina yanjye nitwa Iragena Clarisse, ariko abantu bakaba banzi nka Secret Genesis. Yes. Yeah, gwari impamvu nyine ari Secret Genesis. Nasoje secondaire 2022. Nize indimi n'ubuvanganzo. Yeah. Nibyo. Okay. uti nitwa Iragena Clarisse, ariko abenshi bakunda kunyita Secret Genesis, kandi muri secondaire nize indimi n'ubuvanganzo. Ibyo bintu hari aho byaba bihurira n'izina rya Secret Genesis? Yeah. Cyangwa no kubyita tu? Of course birahahurira cyane. Kubera ko iyo naza kujya mu buvanganzo ntabwo nari nakagize igitekerezo cyo kwita Secret Genesis. Bisobanuye ko ryavuye mu nganzo. Ana kabisa. Okay, nikoreje mu nganzo ndavuga ati reka mbatemo nsanga nyine ngiye kwitwa Secret Genesis. Okay. Ukwiye kwitwa Secret Genesis. Mu bijyanye n'ubuvanganzo wize, haba hari ukuntu winjiye mu nganzo nawe ukaba wagira impano? Cyane. Okay. Cyane impano nyinshi. Mfite impano yo gukina amakinamico nterabitwenge ndetse n'andatanga. Amakinamico ntera? Ako kantu kagumeho. Nterabitwenge cyangwa se nyine abantu benshi babyita comedies. Urumva uvuze ngo amakinamico nterabitwenge uhita wumva ko nyine umuntu wumvisha ako kantu ahita aseka. Abantu rero bakurikiye Umusanzu TV ntabwo wabacika, urumva ko ugomba kudutamo akantu kari butume nyine natwe dutera ibitwenge. Reko dutera ibitwenge muri aka kanya. Ibitwenge ibitwenge n'ubundi guseka bihoraho. Right now n'ubundi nibishime bari kumwe na Secret Genesis. Yes. Yeah, ibitwenge byo tuzahorana. Ntabwo witeguye kuba? Ntabwo niteguye kuba. Narizi ko ugiye guhita uduha agakomedi kamwe mutwo wanditse, ariko urazifite wagiye wandika? Yeah, zirahari. Hanyuma comedy uvuze ko ukora ni stand up comedy cyangwa no actinga nka bino tuzi by'abakomedi bagiye batandukanye barimo ba Dr. Nsabi, ba Kiramani, ba Nyambo? Yeah, acting comedy kubera ko stand up comedy yego nshobora nko kuba ndahantu runaka cyangwa se ndi mu bantu runaka bakambwira ngo Secret turasetsa, ariko ntabwo ndabigerageza ngo ndebe niba ari byo koko. Okay, no kuvuga ngo comedy zawe nuko actinga, ushobora kuba wakactinga ikintu kiri comic ku buryo wakireba yaseka bikamushimisha. Yeah. Ni byiza cyane kuko byungura. Burya ngo guseka bituma abantu bagira ubuzima bwiza. Reka dukomeze rero mwibarize. Wavuze ko warangije secondaire, mpita nibaze se ubwo waba ufite imyaka ingahe? Yagiye mfite imyaka 22. Uragaragara nkaho kiri muto cyane ku buryo nta muntu wakizera ko ufite iyo myaka. So nyine abantu benshi bajya bakunda kubimbwira ngo your voice, your size, nyine ngo ntabwo bimacigana n'imyaka mfite, ariko guys nukungana. Okay, biba ubwo rero twahita twibaze se mu buzima busanzwe ubundi ukora iki, ubayeho ute, kugira ngo nyine abantu badukurikiye bashobore kuba bakacinga uriwe, ubayeho ute, ukora iki, dusangize niba atari ibanga. Yeah, okay.
mu bijyanye n'akazi kari contract nta kintu nkora, navuga ko ndi jobless. nta kazi urabona? Nta kazi ndabona wenda kajyanye n'ibyo nizi cyangwa se akazi ka leta, ariko ku bijyanye na personal job ndagukora utuntu twa video production hamwe na bamwe nko kuba nafotora mu makwe, kubafatira mu video muri ayo mabidi, no kuvuga imivugo cyangwa se ibisigo, n'utuntu nk'utwo niberamo mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Muri make birumvikana ko nyine uri muri art. Ushobora kuba wakora video editing, ukaba wakamera ubukwe bugiye butandukanye, amafoto. Birumvikana rero abantu bakurikiye channel yacu, nizere ko abafite akazi muramubona umukobwa mwiza. Kumuha akazi ni uguteza imbere urubyiruko rw'u Rwanda. Kandi niba umuntu ashobora kuza kuri kamera akavuga ati nkora kino kintu, nuko aba yizeye ko agikora neza. Ubwo rero niba atari ibanga, turaza gushyiraho nimero ze hano hasi ku buryo uwamushaka ashobora kumubona hanyuma akaba yamuha n'akazi, si byo se? ubwo kandi tukaba turagutwikira. Yes, reka dukomeze rero, turakomeza tureba abantu benshi bize cyane cyane muri iyi minsi. Birasaba yuko nyine abantu bihangira imirimo, kuba umuntu yatekereza akavuga ati nizi ibintu by'indimi n'ubuvanganzo, harimo ubuvanganzo, aba nareba gukora ibintu by'ubuhanzi. Ni ibintu nyine ubona ko birimo ubwenge, bigaragaza ko nyine umuntu yize. Kuri uyu munsi rero iki kiganiro tugifashe ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ndumva nshaka kukubaza ukuntu wabonye 2025, ariko nkumva nahero ku buryo 2024 yarangiye. 2024 kuri wowe wavuga ko ari umwaka umeze gute? Wavuga ko ari umwaka wagenze gute? Ese hari ikintu cy'ingenzi waba warungukiyemo? Iby'ingenzi byo ntabwo byabura, n'ibicanege ntabwo byabura. So 2024 guys, ni umwaka wari so exchange. Nagiye mbona abantu beza, mbona abantu babi, nabonye ibintu byiza, mbona ibintu bibi. Naciye muri life zitandukanye cyane. Ubuzima ni exchange. Umuntu akumvise yakumva ko nyine ufite ibintu byinshi byo kubwira abantu. Iyo ugiye kuvuga ku mwaka 2024, ubona ko nyine hajemo akantu k'amarangamutima somehow deep. Umuntu akaba yakibaza se tunyuriremo muri make, ni byagenze bite? Wahuyemo n'abantu bameze gute? Wungukiyemo ibintu bimeze bite? Se hari icyo wahombye? Akenshi njyewe iyo njya kuvuga ntabwo njya nibanda kuvuga ku bintu bibi byambayeho, cyangwa se ibintu bibi byambayeho, cyangwa se abantu babi nahuye nabo, kubera ko hari impamvu barahuye nabo kandi nyine bigusigira icyo bikwigisha. Then rero 2024 nigiyemo kuba be strong, kandi nigiramo ko always ngomba kuba ndi prepared. Ikindi kintu kwigirira icyizere no kwigira. Uvuzemo akantu gakomeye cyane, akantu ko kugira umutima ukomeye, to be strong. Buriya n'ibyibi abantu benshi babuze, ugasanga umuntu ahuye n'ikibazo kiramufashe, kimutuye ahantu rimwe na rimwe atazabasha kwikura. Harimo n'akandi kantu wavuze buriya, uti abantu benshi twahuriyemo n'abantu babi n'abantu beza, ariko bagenda bagira ibintu batwigisha. Ni byiza. Ngaha rero tukomeze. Ni igiki wumva uyu mwaka 2025 uracyatangira nk'umuntu w'urubyiruko, urumva ufitemo izihe ngamba? 2025 rero ikintu nababwira ukuntu nangiye uyu mwaka ndi kuwubonamo amahirwe menshi. Uyu mwaka ndi kuwubonamo imigisha, bya bindi nigiye muri 2024 ugiye kubikoresha. Nibwo ngiye kubyapurika. Cyane cyane nko muri kariyeri yawe y'ibintu ukora, ukaba uvuga uti nagiye nunguka ubumenyi bwinshi muri 2024, nkaba ngiye kubikora muri 2025. Ni byiza cyane, birakomereza n'ubundi byari gukomereza ku kibazo nari ngiye kukubaza. Abantu benshi b'urubyiruko usanga nyine bahura n'ibintu byinshi mu buzima, ariko ugasanga nta kintu bigiyemo, ugasanga nta kintu bibasigiye. Wowe kuri uyu munsi, kuri uyu mwanya nyine, wabwira abantu ko ni iki wize, ni iki umuntu
udukurikiye yakungukiraho akavuga ati uyu muntu nakurikiye uyu munsi yavuze ko byagenze gutya abigenza gutya, ngewe nakora iki? Ni iki wumva wize wungutse ku buryo umuntu nyine yakwigiraho? Ikintu nize cya mbere nk'uko nabibabwiye, guys, mujye mwiyizera kandi mwigirire icyizere cyane cyane. Confidence niyo ya mbere. Ikindi, be strong. Be strong kandi mumenye no kwirwanaho. Kwirwanaho wowe ubwawe, wowe ku giti cyawe. Bamenye kwirwanaho, ariko bamenye kwirwanaho mu byiza, atari ukwirwanaho bahemuka. Hanyuma rero tugana ku musozo, ndagira ngo tuganire n'abantu. Hari ukuntu umuntu aba afite ubuzima yanyuzemo, urumva watubwiye ko ufite imyaka 22 mu buzima bwawe bwarangiye, twahereye mu mwaka ushize, ariko reka dukore no mu yindi myaka, twumve niba hari story waba ufite ishimishije, isekeje se, cyangwa abantu bakigiramo watera abadukurikiye, hanyuma tukagenda tugana ku musozo. Story ni nyinshi, but story nyine itajya ipfa kumva mu mutwe. Ni story navuga ko atari iyanjye, ariko yabaye ndeba. Ni story yo ku ishuri. Urabizi nyine hari ukuntu abanyeshuri bakundaga gutoroka. Noneho animateri yari umuntu kabisa wundi uvuga ati nimufatira mu ikosa urahita utaha. Yari wa muntu ushobora kuba yaragiye nko ku karere n'urugero, yakubona watorotse agahita asubika icyo gikorwa cyo kujya ku karere, akagukurikirana, akabanza akagukanda cyangwa akabanza akagutema. Akagukurikirana. Abantu mutazi terimezo ku ishuri, buriya kugutema ntabwo bisobanuye kugukata n'icyuma, ahubwo ni ukwirukana ugataha. Akabanza akakwirukana. Byagenze bite? So then rero abakapurero b'inshuti zanjye reka bazatoroka ikigo. Then nibamara gutoroka ikigo bagende bace ahantu munsi y'umuhanda. Animateri ari ahantu yaragiye abe arabaramutswe. Nukuvuga ngo mu bacuti bawe mwigendaniraga habaga harimo abakapo nyine, abashuti bawe b'abahungu. Ni nabo bagira amakosa menshi cyane. Then animateri buretse utaza kwiteranya n'abahungu nibo bagira amakosa menshi cyane ku ishuri cyangwa no mu buzima busanzwe. No mu buzima busanzwe uraza kutubwira akantu wagonganiyeho n'abahungu. Komeza udutere iyo story. Animateri itagenda afata moto, baca mu muhanda wo hasi, nawe aca mu wa ruguru kuko yarabizi aho bari butunguke. Baragenda, then bageze imbere basanga animateri yagezeyo. Basanze animateri yagezeyo, baravuga ati reka noneho tujye mu gashyamba. Hari ahantu nyine hepfo gucyari hari inurusu. Baragenda bihisha muri ako gashyamba. Bamaze kwihisha, animateri kubera ko hari munsi nyine, animateri ahagarara hejuru, arabareba uko bari kwihisha, ibyo bari gukora byose nyine. Then arababwira ati nyamuneka bana banjye mwavuyeyo nkabirukana ko muveyo mbirukana hakiri kare butarira, mureke gutinda, mwavuyeyo nkabatuma kuko noneho bari abasiziye, mwavuyeyo nkabirukana ko ndi kubareba. Nyine bakanga kuza, bageze aho ngaho babiri baraza, hasigarayo umutipe umwe yari muremure, yari yihisha ahantu nyine mu kagonda, nyine akantu kagahuru ukuntu. Noneho kubera uburebure ntiyakwirwamo, afite taye z'ababasiketeri. Arangije arihisha, ahishamo umutwe wonyine. Icy'inyuma cyose gisigara kigaragara. Animateri akajya amureba agaseka, akamubwira ati ntabwo nshaka kumentioninga izina rye. Akajya amubwira ati umuhungu wanjye wakaje ko ndi kukureba. Umuhungu akavuga ati iyo animateri ntabwo turi kurebana. Nyine niko nabikekaga, buriya niko atekerezaga mu mutima we. Ni ukuvuga ngo kubera ko yari yamuhishe amaso, yumvaga ko n'ahandi hose atari kuhabona. Then noneho
ageze aho ngaho animateri avuga ati reka nze mwitorera agira ngo nyine animateri ni kwa kundi ashukana nyine ntabwo yamubonye nk'uko bisanzwe nyine kwica animateri akajya kubeshya ngo vayo nakoye kandi atari gukora araza amukwega ishati nyine y'ishuri ati vayo utipa avuyemo arebana na animateri niyo ajya agaseka animateri yaramusetse n'uwo mutipa araseka ewari iyo story ntabwo njya nibagirwa. Ariko hari ukuntu ngo abanimateri baba barabazengereje cyane ku ishuri ewana mbese ngo mugirana ibibazo bitarangira cyangwa ni ukubera abanyeshuri baba barananiranye somehow bashaka kwigira hanze kwirira ibiraha bashaka kwisohokera niyo mpamvu cyangwa n'abanimateri baba batoroshyamo. Oya somehow abanyeshuri bagiye baba bafite amakosa ariko n'abanimateri hari igihe bakabuza nyine wenda nko gutoroka iryo byo ni ikosa ryumvikana ariko hari ibindi bibazo animateri ashaka kuguhanira ukagira ngo hari ikintu apfa n'umuryango w'iwawe. Oya buretse se nk'ibihe noneho animateri gushaka kuba mwaragiranye ikibazo waraguye mu ikosa noneho rigakemuka akaguhana n'urugero akakubika ahantu akakubika ahantu wazakora kandi kantu niyo kaba ari gato nk'urugero hari nk'ukuntu bavuga wenda ngo mwiyogosheshe ordinaire mwese ugasanga hari abantu nyine batabyubahiriza abantu bose bagiye biyogoshesha ukuntu ariko bidakabije ukababona ukavuga ati sungewe ndaziriki nawe ukavuga ati reka mbere mubiringaniza ntibinakabye cyane kubera ko animateri mwigeze kugirana akabazo runaka iyo akubonye bro ahita akujyana kuri asembo agahita agukorera idosiye ivuga ko ari wowe bw'umuti ikigo cyose kandi utanazwi uzwi muri classe wigamo yonyine. Animateri n'abanyeshuri story zabo ziba ari ndende cyane. Birumvikana nyine abanimateri burya nabo sometime bagomba koroshyamo bagashyiramo umujinya gake kubera ko nyine kurera n'ukurera ubwo nabo tuboneraho tubaho ubutumwa ko kurera n'ukurera ntago kurera ari ukuvuna ariko kandi kubera ko igiti kigororwa kikiri gito sometime bigomba kuba ngombwa ko bashyiramo n'akantu k'igitsure kuko katajemo no birumvikana ntago byakunda. Turasoje rero ngira ngo dushimire abantu badukurikiye abantu bakomeje gukanda subscribe ku Musanzu TV ni ibintu by'agaciro cyane kandi turabibona tukabibashimira uburyo bakora share ku biganiro byacu babikomeze. Buri munsi tugenda tuzana abatumirwa beza kandi bafite ibintu byinshi batezamo imbere societe nyarwanda. Reka rero twibutsa abantu ko bagomba kugukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zawe ukoresha arizo zihe? Ku mbuga nkoranyambaga zanjye nkoresha Secret Only kuri Facebook ni Secret Only kuri Instagram yanjye ni Secret 250 kuri X naho ni cyangwa Twitter naho nkoresha Secret Genesis ndumva arizo ubwo urumva ko bagomba kuzajya bamurikira ku Musanzu TV. Okay, that's good. Bagomba kugenda bakajya kuri cyane kuri Instagram bakareba amafoto wafotoye kugira ngo barebe uburyo service nabo wabaha. Uyu ni umukobwa ukiri muto ufite impano ikomeye cyane yo gufotora ushobora kumukurikira kuri IG yiwe ni Secret 250 hanyuma mukareba amafoto meza afotora hanyuma mukaba mwamukontakta nawe namwe akabafotora. Ndagushimiye rero nizere ko nitwongera kugukenera tuzakubona. I'm here. That's good.